nizere ko mumeze neza. Ni wa muhungu wa Details bageze ibiganiro bitandukanye umunsi ku wundi, ni ku ijambo ry'igihe cyose 250. Ngwino twiga isi ya none, ibiyiriho n'abayiriho, nawe umenye uruhande ubwawe uhagazeho, wisobanukirwe uwo uriwe. Niba ushaka kwimenya uwo uriwe, ni ku ijambo ry'igihe cyose 150. Ubuzima bwacu bushingiye ku cyizere, uzarebe. Ariko buriya mu buzima umuntu wese ufite icyizere aba atekereza ahazaza hiwe, kuko iyo umuntu nta cyizere afite nta n'ahazaza aba afite, kuko aba arimo aratekereza ibimujemo byose. Ntabwo aba avuga ati future yanjye ni iyi ngiyi, ahubwo aba yumva yakora icyo ashaka, kuko nicyo kiba kimuri mu mutwe kandi kimworoheye. Ntabwo avuga ati njyewe ejo nzaba ameze gutya, ntabwo bimuba mu mutwe we, ahubwo aba ari ukuvuga ati njyewe nshaka kuba uyu nguyu, nshaka kugera kuri iki ngiki. Wa muntu ufite icyizere muri we, umuntu ufite icyizere muri we akora ibyiza, ntabwo akora nk'uwiyahura, ahubwo wa muntu wiburiye icyizere akora icyo yishakiye, kuko ntacyo aba afite. Avuga ati nakora icyo nshaka cyose none ntacyo ndamira, ubuzima bwanjye bumeze gutya na gutya, muri foromire imeze gutya na gutya. Nako umuhanga wanyeye mu buzima nubayeho yifitiye icyizere, akavuga ati njyewe nubwo nta kintu mfite ariko nzagera kuri byinshi. Niba uri umuhanga ugomba gutekereza ibintu byinshi, ukavuga ati njyewe uyu munsi hari ibyo ntafite ariko nkeneye gukora cyane kugira ngo mbibone. Ntabwo ukwiye kwita ku magambo y'abavuga ko udashoboye, ahubwo ukwiye kwireba ubwawe ukareba nimba ushoboye. Ese umuntu ushaka kuba we uzamwibonamo gute ubwo utigirira icyizere? Intsinzi ya mbere iba mu biganza byawe, ntabwo izaturuka mu biganza by'undi. Niwe ugomba kuyishaka uburyo byose, mu buryo bwose bushoboka. Kubaho wifitiye icyizere biguha kunesha ikibi. Mu buzima bwawe biza bikusanga byose bibi, biba ngombwa yuko ubitsinda. Ariko iyo nta kizere wifitiye, ujye umenya ko nta n'ahazaza. Muri wowe utekereza ibintu biri aho ngaho bidafite icyerekezo mu buzima bwawe, usanga wagiye mu biyobyabwenge, mu yindi mico itari myiza, ugasanga ubuzima bwawe bumeze nk'uri kubushora, nk'uri kubusheta, kandi ntabwo uba uzi ngo uzamara igihe kingana gute. Usibye kuba kwiburiye icyizere gusa mu buzima bwawe ukumva ko utabashije kandi uri umuntu w'umugabo, umuntu w'umugabo wundi agomba kwigira icyizere. Kavuga ati nubwo nta butunzi mfite ariko mfite imbaraga zo kuba nakora cyane kugira ngo ubwo butunzi nshaka mbugereho. Buri kimwe cyose washyiramo agatuza kiwe kugira ngo abibone, ntabwo bizaza ngo bimwizane ubwo atashyizemo imbaraga. Umugabo wa nyine niko atekereza. Hari n'ikintu namaze kubona, bamwe dusigaye dutekereza bimwe na bimwe bitarifite epfo na ruguru. Ugasanga umuntu agiriwe amahirwe mu buzima, agize nk'ikintu runaka agirirwaho amahirwe, wenda kiramuhire kirakunze, ariko we bitewe no kwitwara nabi, bitewe ko ari ubwa mbere kimugezeho, ya mahirwe aramucitse. Ugasanga akavuga ati ngiye kuba ibi bigiye, wasanga atari byo byanjye, hari bintegereje. Ujye unamenya neza yuko hari igihe ubona amahirwe yawe bwa mbere mu buzima, kugira ngo urebe uko zitwara. Nibitwara nabi, nta yandi mahirwe uzongera kubona nk'aya mbere. Buriya mu buzima ibintu byose birashoboka. Yego mu bwawe ushobora kwigerageza ubwawe, ariko umuntu ashobora kukugerageza inshuro ya mbere, inshuro ya kabiri, icyo akushyizemo byakwanga, nta yindi nshuro yongera kukugerageza.
ngo ni uko ufite ibintu biri aho ngaho wifite imbaraga z'umubiri, ngo nta cyizere ugomba kwigirira, ngo nkwiye gukora ibyo nshaka. Ibyo bintu ubwo uribeshya. Mu buzima bwawe ushobora kuvuga ati ngeje nibwo nzaba nkoze ibintu birenze, akaba ari nako kanya ufite konyine k'uwo munsi ko kuba wakora ibyiza gusa bishaka kuguhindurira ubuzima. Uwo munsi urimo urita ku bindi. Hari ikintu utari ugutekerezaho ubwawe. Umubyeyi wawe cyangwa inshuti yawe yagukebura ukagira ngo iri kukubwira nabi, ukagira ngo irakwanga, akavuga ati uyu muntu sinakumva ibyiwe kuko ngenda ukubona ari ukunjyana mu yindi nzira mbi. Ugasanga ni wowe ubwawe uhora ufite intonganya muri witonganya ubwawe, ntandi ibyo intonganya zidafite icyo zishingiyeho. Mu buzima bw'umuntu arimo arakwereka inzira akakubwira ati wamera gutya, urimo uritwara gutya, uri ukumva neza ko ari ukugutuka, uri ukumva ko ari ukukubwira nabi. Ntabwo ibyo bintu wagakwiye gutekereza ko wari ukukubwira nabi. Twese mu buzima tubaye dukosa ntibabashe kudukosora, ntabwo twamenya ngo isi nziza tuzajyamo ni iyihe. Buri wese yaba akoze ibyo ashaka, yajya agenda mu byo ashaka, nta na kimwe yakwitaho. Niyo mpamvu rero mu buzima twese tubereyeho kuba twakosorwa, twakosa tukamenya amakosa twakoze, tugaca n'ubugufi tugasaba imbabazi. Icyo nicyo kiranga umuntu ufite indangagaciro kandi akaba afite n'ubwenge. Rimwe na rimwe ukicara ukumva ngo warihagije, ukumva ko ufite amafaranga yose ukeneye, ukumva neza yuko nta wundi muntu ukeneye mu buzima bwawe. Icyo kintu aho ngaho uba wibeshya. Mu buzima nta muntu ujya wigira. Niba wiyumva ko uri umuntu urenze mu buzima bwawe, ukumva ko nta wundi ushobora kukuza imbere mu buzima bwawe, aho ngaho urinjije cyane. Wegerageze ubane na bose. Niba ufite umuntu ushobora kukwereka inzira, urabikeneye ko wahinduka kugira ngo urye mu ruhande rwiza. Niba uzi neza ko uyu munsi waburaraga ukabona umuntu uguhindura ubuzima ukarara uriye, uwo muntu ukwiye kumwubaha. Ni umuntu w'agaciro kuri wowe. Yego akeneye, afite ibyo ukeneye, nawe ufite ibyo akeneye. Mu buzima rero muba mukeneranye mwembi. Ntukajye wiyumva ko urenze mu buzima ngo sinasuzugurwa na gutya na gutya. Mu buzima ubaye wishyize hejuru, buri kimwe cyose ukenera ntago wakibona. Bisaba ngombwa yuko uca bugufi wowe ubwawe kugira ngo icyo ushaka ukibone. Ese nimba mu buzima bwawe nawe utekereza ko wishoboye, ubwo ngubwo wumva nta soni ufite, jya umanza urebe neza uruhande uhagazeho urwo arirwo, umenye uwo uri wo umuntu ugomba kuba uri we. Mu buzima ubaye uzi neza yuko wishoboye, ntabwo wagakwiye kumva ko wanakora. Mu buzima bwawe urihagije kuko wumva nta kintu wakora kindi, nta bandi ukeneye ko bagusapotinga, urihagije. Niba unatekereza gutyo aho ngaho uba uribeshya cyane. Twiga isi ya none n'abariho abayituye, muze dufatanye. Ni ku ijambo ry'igihe cyose 250 ku nyungurabwenge.